mukabishyira inyuma y'urusengero kandi ubupagani burenze buri mu rusengero. Yego rata. Justin ntabwo yirirwa yigisha abapagani bo mu rusengero. Niba nta barozi bari mu rusengero, abantu bapfa bakenyutse mu rusengero barozwe barogwa n'abapagani. Niba nta bapagani bari mu rusengero, abantu bakuramo amada kandi biturutse ku marozi bakabura urubyaro, abandi bagatinya kubwira abantu ngo babaherekeze bajye kubyara nka cya kiganiro twakoze ubushize ngo babaherekeze, abo bantu barogwa n'abandi. Ikibazo niba mu buzima busanzwe nta uhurira n'abandi bantu bari muri iyo system, abo mwita abapagani, abo twita abapagani, ntaho muhurira. Uri mu masengesho, uri muri repetition, abarozi bava. Ariko umuhanuzi akaza akawubwira ngo igikombe cy'uburozi arakimena, Imana irakimena. Ibyo bikombe biva he? N'abazima babi. Abazima babi rata. Ubuse niki kiri gutuma uri kwinjira mu rusengero umunsi wa none adashobora gukizwa neza ngo amaramaze? Nuko abasanga amare b'abapagani asanga abapagani kurenza abasize hanze. Bagatereka nisubiraho narite ndabona hano bikaze. Amarigonde. Amarigonde mabi. Tekinike. Ariko ngenje kubabwira yuko ibintu byose abantu bafite bibitekinikano bizatumuka. Mutunga amamodoka, mutunga amazu, mutunga abagore, mugire mute mutekinika abana, mugire gute n'utundi tuntu runaka. Igihe kizagera Imana ibibomore. Ariko kugira ngo mubitindane ni mucomoke burundu mwerure mwe kubyitirira Imana. Cyokoze. Uvuga uko biri kose bitekinikira hanga. Genda tekinike kenkayori, tekinike imbaho no mu gakinjiro, tekinika amatafari, tekinike inzu, drone ya leta ni gufata bayisenye. Urumva? Tekinike jaride, tekinike ibyo kunywa niba ari bidafite ubuziranenge nabwo abaziranenge bagufate birangire. Ariko gutekinikira mu Mana byararangiye, ntabwo bigikunda. Imana yarabiranduye, yaranabirambiwe. Nizi prank abantu bari gukina zirarangirana n'uyu mwaka wa 2025. Prank zimeze gute? Zo kubeshya. Kuri je nabonye umuhanuzi, reka nze nkwereke umuhanuzi mukuru. None se ntago uza abantu? Reka nkwereke wowe. Ntabwo bazi reka. Ukivuga prank no umuhanuzi kanze mukwereka. Ntacyo ashobora ko ari umuhanuzi ariko ndaza kumenya wahanurira nawe ubwo ngubwo wari we. Ninde wamutumye? Ngo no umuhanuzi mama we. Bakunzi bacu ku Mugwi TV turabasuhuje aho mubera yisi. Umuhanuzi muri kumwe na wa mukomediye wa Nabi Prophet, umuhanuzi, umukozi w'Imana, umunyamasengesho, umwinginzi, umukozi w'Imana. Abakunzi bacu ku Mugwi TV aho muri. Ngo no umuhanuzi mukuru, Nabi mukuru. Basuzotia. Uri kureba uko nameze? Hodi. Abakoze subscribe hodi. Karibu. Use kugiye kunkoresha amakosa nkavuga ku bantu mvuga ku bantu. Uvuge ku bantu nakwerekaga bitewe n'ibyo wari uvuze. Ugira umuntu uvuga. Ubwo warukoze hasi unyibutsa ibyo mfitemo hano ngemba mfite ibintu byinshi. None si iki? Reka ndengere gake. Ibyo yararimo mbere nibyo byarimo Imana cyangwa ibyarimo ubu nibyo birimo Imana? Nkubaze. Ikindi cya kabiri. Pasitoro wimitswe agahamagarwa n'Imana, profete wishingikirije ku ijambo ry'Imana yigezamo umukomediye ryari. Kandi Ngena kuhaye umwaka wa 2025 tekinike zose zirarangira mu kwezi kwa 12 uzamamagare ngaruka hano kuri kamera umbwire tekinike ziri gukorwa bikemera kuko abo bari gutekinika bamaze nabo kubimenya. Ararira ngira ngo yafashijwe ndigendera buke yabwira wari wamuhuje nawe aramubwira ati nosa yampemukiye yampanuriye akagabo kagufi kandi nari nifitiye umuremure. Kandi burya ntibazi ko ubugufi ntabwo ari mu gihagararo gusa, hari n'igihe umuntu aba ari mugufi mu ikofi, hari n'igihe aba ari mugufi mu rukundo.
n'igihe aba ari mu mugufi mu bitekerezo, Yego. haba ari n'igihe ari mugufi mu bunyangamugayo. ubugufi buri kwinshi. Ubugufi buri mu bintu byinshi mu buryo butandukanye. Hari n'ubu ari mugufi mu byaha Yego. cyangwa se mu gakiza. Hanyuma rero umugore arakomeza ajya kwishakira wa wundi bitewe n'uko yabonaga ahuye n'uko ashaka. Bagiye gusezerana no muri murenge wa Kimisagara, hari menye murenge wa Kimisagara, niba nibuka neza, niba atari za Kimisagara maybe. Bagiye gusezerana, ako kanya umugore araza ateramo wundi, aravuga ati uyu mugabo mugiye gusezerana dufitanye abana 7 yansize mu ntara, nubwo mugiye gusezerana ntabwo byemewe n'amategeko. Ubukwe buhita buhagarara. Tekinike zirakorwa, nabo bazikora turabazi, n'uburyo bazikora turabuzi. Aya madini se dufiteyo y'amarigonde, mujya mubona amarigonde, akantu k'irigonde narakamenya y'amarigonde. Reka nkubaze, ubu ngubu ari hehe? Ubu tuvugana ari si bya bindi se bitatewe n'Uwiteka. Nibyo nyine navugaga, nibyo navugaga. Intego y'urugendo ye kuba kwihuta, intego y'urugendo ibe kugerayo amahoro. Yego. Ufite kwihuta ntugereyo. Ntabwo intego y'ubu buzima ari uko mbona etaje mu cyumweru kimwe. Intego y'ubu buzima ni uko ngera ku mugambi Imana yangeneye. Ushobora kuba urimo etaje, ushobora kuba urimo kaza kadastere, ushobora kubamo za Range Rover n'ibindi bitandukanye. Ariko akenshi iyo dutanze Imana imbere, dufata ibitadukwiriye bikatubuza amahirwe yo kuzagera mu bidukwiriye. Ubugingo bukangirika, ubuzima bukangirika, na kariyeri yacu kabiragize gute, kabirapfuye. Niyo mpamvu abagira umugisha bakawurambana n'abafite ibanga ryo gutegereza Uwiteka, bagahabwa iby'Imana yageze gute, yabageneye. Ni kuri biracyashoboka 7 n'umwuzuro w'Imana niho tukiri. Amazina yanjye ni Jerry, ndacyari kumwe na Prophete Innocent. Yesu ashimwe Prophete. Yesu ahimbazwe. Meze neza? Meze neza, ndashima Imana. Mu ijuru hari Imana? Iriyo. Cyane cyane. Mu ijuru hari Imana. Iriyo. None zikubiseka, mu ijuru hari Imana. Uburyo bivuze. Mu ijuru ni ukuri. None se ko mu isi twayishatse mu bantu tukayibura? Oya, ntabwo twayibuze. Hari abo twayibuzemo, ariko hari n'abo twayibonyemo. Shangewe rero abantu rwose hose warakubitirije biranga. Ntabwo ari hose, sindahagera hose, ariko abo nahuye nabo benshi ntayo bafite. Niba bari bayifite bayibagiriwe ahantu runaka barayisiga, cyangwa yo yarabasizemo kimwe. Abenshi ntayo bafite, ariko hari bake n'ubundi bayifite. Uretse ko n'ubundi burya Imana ntabwo ikigiye gukora igikoresha abantu benshi. Ubutabazi bw'umuntu Imana ishobora kubunyuza mu muntu umwe gusa, agahita arangiza ibibazo byawe byose umwe n'ibisigisigi byabyo neza neza bikarangira. Umwe. Reka dusenge tugaruke. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagusenze kugira ngo bane natwe muri iki kiganiro. Ntaba ari twabwe icyubaro cyawe aricyo kigaragara muri byose, kandi imitima ikurikiye uyiha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Umuntu umwe Imana ikamukoresha agakemura ibibazo byanjye byose, agakemura ibintu byawe byose. Ntabwo Imana igikoresha abantu benshi. Kubera iki sidakoresha abantu benshi? Niyo mahame yayo. Ugiye kumbaza impamvu, ubwo waba ugiye kumbaza ibindi bintu birebire. Kugira ngo abayuda barokoke muri cya gihe Amani yari yashatse kubamaraho, yakoresheje umuntu watanze amakuru witwa Morodekayi, ayatanga ku mufamiliye wabo witwa Esiteri. Wari umugore w'umwami. Ntabwo byamusabye guteranya koperative kugira ngo ibibazo by'abayuda bikemuke. Ntabwo byamusabye guhamagara impuzamashyirahamwe. Si na ngombwa ko yagiye kumvikana na Hamani. Byamusabye kujya kuri social media. Ntabwo byamusabye. Hari agatekinike nabonye mwadukanye k'utuntu two kuza kwiriza muri social media ngo abantu babaye n'uduki, nuko najya nkunda kubivugaho ngo mwiba aba diaspora n'uduki twose, ukabona umuntu araje ari ipyinekeje, ejo ngo tukumva ngo ni yari prank. Ntabwo ubutabazi bw'Imana buca muri iriya nzira. Bari kwishakira ibisubizo. Nibyo bita kwirwanirira no kwicira inzira. Kandi iyo ushaka kwirwanirira Imana irakwihorera.
kandi ikintu cyose giturutse mu kwirwanirira kimeze nk'ikijurano, nta kintu gishobora kukumarira, ni umurama utumuka. Inzu zaturutse mu kwirwanirira, imodoka zaturutse mu kwirwanirira, abagore baturutse mu kwirwanirira, abagabo baturutse mu kwirwanirira, byose bizatumuka. Abantu bongere bakanura amaso kuri iyi mihanda, bongere basare. Ejo bundi uzaba batunga kamera n'abagore, ni impamo yido ndabirahiye ndi hano kuri kamera. Bibiliya iravuga ngo igiti cyose kitatewe n'Uwiteka kizarandurwa. Ikintu cyose ufite kitaturutse ku Uwiteka, reka nkubwire, aho kugira etaje itaraturutse ku Uwiteka, nagira inkoko yaturutse ku Mana. Wumva uburyo mpagaci inkoko yaturutse ku Mana irutesanje. Urambwira ko umuntu waje akakubwira ati jewe ndakukemurira ibibazo ariko nanjye ugira uko ngenza, wabyanga? Uko mugenza kwaterwa nuko ariko byaterwa nuko ariko kuko nubundi si ni donadone ni impanguye na byaterwa n'icyo nsaba icyo ariko hari icyo nsaba ntagifite cyangwa se nkaba ntagifite bitemewe kugitanga. Ubuse umuntu yaza akambwira ngo kanze ko hari abakozi b'Imana benshi batwaye amarangerova batwaye bameze neza, bameze neza se nk'abandi. Jewe ndebera inyuma ntago menya urebera inyuma, ariko nawe ibyo uvuze ntabwo ari ukuri. Bigeze kumera neza ariko ubu ntago bameze neza. Hafi yabo bose uvuze ntitugire aho tuvuga izina, nta n'uwonzi ujya ugenda muri Range Rover, cyakora ndabazi bagenda mu mamodoka. Jewe ko ntwara ntabwo kari kuri urwo rwego, sinzi no kuzitandukanye. Izina ry'imodoka nzi ni kariya nzi agapusipusi. Tujya tubabona mu ma etaje. Ndabyemera ibyo ngibyo, ariko ibyo bintu biha igihe. Ikintu cyose kidaturutse ku kimwe mu bintu nize mu myaka igera muri 20 maze mu Mana muri uyu murimo, nuko maze kubona ko ikintu cyose kidaturutse ku Mana. Najyaga mbabona muca imbere y'iwacu mugiye gusenga kwa Bosco nkagira ngo mwataye umutwe. Ariko urabona ko tutawutaye. Uzi ko hari umuntu hariya, ntago ni umuvuga izina, abantu barasengaga n'ukuri. Barasenga nta nubwo twari tuzi iyo biva niyo icyo twari twashakaga ni Imana. Wajyaga wumva kagoma karakubise uziko kiriya gihe twasengaga byari byiza pe, twasengaga tutagira n'ibyo kurya. Uzi ko umuntu uzi ko umuntu waracitse inzara yarabishe, ariko abagabo bavuga abasore nako ababana bavuga Imana kubi. Uzi ko umukire twari dufitemo ari umugabo witwa Mitima, ubu n'umupasiteri. Uri ku ruganda rwabaga munsi ya kanjepe rw'amatafari, babumbaga amatafari hepfo hasi mu gishanga, habaga ibintu sinzi kubizi byibuka, kuko wowe wiberaga hariya mu gipangu wanyu, ntabwo uzi ubuzima bwa haraye hirya mu Rubingo aho twajya tujya gusengera. Duke twose habaga rero amatano n'amatafari. Hari umupasiteri witwa Mitima, ngira ngo uramuzi. Niwe twagiragaho umukire kuko yakoraga ikiyeda aho ngaho, impamo y'Imana. Tugapanga yirindwi, ari uko Mitima yabanje kutwemerera yuko azagira gute, azaduha kawunga, azatugurira kawunga ko gusorezaho amasengesho. Umuyede bivuze ngo amasengesho atarimo Mitima ntitwayakoraga kuko twabaga tuzi ko ntacyo kuyasorezaho gihari. Mana yanjye, wumve ahantu abantu baba baravuye, warangiza Imana yaguha ukibagirwa cyane. Abantu rero bajya bareka kuvuga ngo gusenga ngo nuguta umutwe. Gusenga nabi nibyo bita guta umutwe, ariko ubucucu bwose wakora ushaka Imana, Imana ifite ukuntu ibujonjora migakuramo ibizima ikagusubiza. Icyo gihe ntibatwitaga abasazi. Ndabyibuka rwose, ndi kubabona gutya harimo abantu bakondamye imigongo baragenda, ni abagabo ba Mama Boys. Twakoranye ikiganiro hano muri Biracyashoboka muri bwa buhamya bw'uburyo batekaga avoka n'uburyo n'uburyo Imana yabagiriye neza. Si hariya byavuye, si muri hariya amasengesho. Abantu bareke kwitiranya ibyo babona ku bantu batagifite Imana muri bo. Imana irakora ahubwo abantu nibo bananiwe kuba mu mwanya Imana ibashakamo. Hanyuma rero nicyo twavuga tukigarukeho, ikintu cyose umuntu afite kitaturutse mu kuboko kw'Imana, kabone n'ubwo wajwigira ukabeshyera Imana ko ariyo yagikoze, byanga byakunda kizatumuka. Ariko ngo harimo abajya guha amashimwe Imana nayo igatungurwa, ati ndashima Imana yampaye iki n'iki, ati je nabimuhereye. Aho irirumirwa irumirwa kabisa. Gerega abo bose uvuga wakinnye diru, mugabo agukubita kwaje, Imana yabikoze cyane rwose.
cyangwa umugore agukubita gahunda ati Imana yagize gute yabikoze. Mu by'ukuri ntabwo ari Imana yabikoze, irari ry'umutima wawe ryakwemeje kwicira inzira. Kwicira inzira abantu barazicira bigakunda, baresikoroka bigakunda, inzu zikaboneka, ama etaje akaboneka, n'umugore akajya mu rugo cyangwa umugabo. nta bantu uzi batekinika amafaranga bagakora amafaranga, leta ikajya kubafata baramaze kugira. Bijya bibaho. Si nyinajyaga mbabona muri za social media na hehe no mu biki byose, abantu baratekinika ibintu bigakunda, ntihakagira unakubeshya ko gutekinika bidakunda. Rwose reka mbabwire birakunda, ariko ikigomba kubaho ntabwo ibyo bintu biramba, ntibishobora kuramba. Umugore wazanye kubera tekinike muzatandukana, mbyerure rwose mbivugira hano muri biracyashoboka. Inzu ufite yaturutse muri tekinike, byanga byakunda uzayinyagwa. Katwigomere ku mugore. Ubu ni nka gute wa tekinike ukabona umugore, gutekinika ukabona umugore? Navuga se nka gutera kubaye ko nahari numva nakwiriye kubyigisha hano mu kiganiro. Ako izo tekinike zibaho se? None se nta batekinika akavuga ngo arashaka umugore kandi afite undi mu cyaro yasize, kandi bigakunda. Hari umudamu nigeze gusengera uranyibukije, akorera aranyabugogo, ntago muvuge amazina, nta mazina y'abantu dushaka. Noneho n'umuntu wamuje nawe atuye hafi y'ahantu turi. Noneho arambwira ati ngwino usengera umuntu ararushye, akeneye umugabo. Ndagenda turasenga, hanyuma umudamu akemera impano y'ubuhanuzi n'amayerekwa, kandi nkaba umuhanuzi nkanerekwa. Hanyuma ndimo gusenga ijwi rirambwira ati wivunika, uyu mudamu mubwire ko umugabo we ari uriya adashaka. Hari uwamuteretaga adashaka, yari afite babiri, hakabamo uwashaka hakabamo n'uwadashaka. Hanyuma ndamubwira rero ko Imana ivuze ko umuntu ari gukwepa ari we mugabo we. Ararira ngira ngo yafashijwe, ndigendera. Bukeye abwira uwari wamuhuje nawe, aramubwira ati Nosa yampemukiye, yampanuriye akagabo kagufi kandi nari nifitiye umuremure. Kandi burya ntibazi ko ubugufi ntabwo ari mu gihagararo gusa, hari n'igihe umuntu aba ari mugufi mu ikofi, hari n'igihe aba ari mugufi mu rukundo, hari n'igihe aba ari mugufi mu bitekerezo, haba hari n'igihe ari mugufi mu bunyangamugayo. Ubugufi buri kwinshi, ubugufi buri mu bintu byinshi mu buryo butandukanye. Hari n'uwari mugufi mu byaha cyangwa se mu gakiza. Hanyuma rero umugore arakomeza ajya kwishakira wa wundi bitewe n'uko yabonaga ahuye n'uko ashaka. Bagiye gusezerana no muri murenge wa Kimisagara, hari menye murenge wa Kimisagara niba nibuka neza, niba atari za Kimisagara maybe. Bagiye gusezerana, ako kanya umugore araza ateramo wundi, aravuga ati uyu mugabo mugiye gusezerana dufitanye abana 7 yansize mu ntara, nubwo mugiye gusezerana ntago byemewe n'amategeko. Ubukwe buhita buhagarara. Tekinike zirakorwa, nabo bazikora turabazi, n'uburyo babikora turabuze. Aya madini se dufiteyo y'amarigonde, mujya mubona amarigonde, akantu k'irigonde narakamenya y'amarigonde. Reka nkubaza, ubu ngubu ari hehe? Ubu tuvugana ari si bya bindi se bitatewe n'Uwiteka? Nibyo nyine navugaga, intego y'urugendo ye kuba kwihuta, intego y'urugendo ibe kugerayo amahoro. Yego, ufite kwihuta ntugereyo. Ntabwo intego y'ubu buzima ari uko mbona etaje mu cyumweru kimwe. Intego y'ubu buzima ni uko ngera ku mugambi Imana yangeneye. Ushobora kuba urimo etaje, ushobora kuba urimo kaza kadastere, ushobora kubamo za Range Rover n'ibindi bitandukanye. Ariko akenshi iyo dutanze Imana imbere, dufata ibitadukwiriye bikatubuza amahirwe yo kuzagera mu bidukwiriye. Ubugingo bukangirika, ubuzima bukangirika, na kariyeri yacu ikabiragize gute, ikabirapfuye. Niyo mpamvu abagira umugisha bakawurambana n'abafite ibanga ryo gutegereza Uwiteka, bagahabwa iby'Imana yageze gute, yabageneye. Tekinike kwa Aburahamu bakoze bakabyara Ishimayeli. Akoze ko tekinike ni za kera. Amarigonde na ya kera baratekinitse babyara Ishimayeli. Amarigonde ni nuza ni Sara wayaza. Sara zana amarigonde babyara Ishimayeli. Bamaze kubyara Ishimayeli bagira ngo kirasubijwe, Imana ibitse igitangaza cyayo cy'umwana witwa Isaka, igihe kiza kugera. Kuba rero baratekinitse
ibyo byonyine byazanye umwaku mu rugo kuri Aburahamu ku mugore no kuba bamutekinitseho na bugingo n'ubu. Ibyo nimbivuga nimvuze na bugingo n'ubu hari abandi banyedini n'abangiye guhangana nabo. Byaba ari ibindi bibazo. Ariko ibyo byose ntago byabujije Isaka ukwiriye w'isezerano kuba wari uyu munsi wa none. Uza amatekinike abantu bakora ariko kandi bambaye tu harya kakaboro bakita ngo iki ka pastoral karakane pastoral amarigondi rwose naba nuwambara kari abambara se misara bigera ahangaha amarigondi barayakora rwose. Merutse gukubitana n'umuntu wambaye imisaraba 3 umuremure yambaye inyuma y'ikote ku ikote hari hundi no ku ishati imbere hari hundi akagukubitira igondi amarigondi. Abo bose bari hehe? Ibyo bakoraga biri hehe? Ntago byatewe n'Uwiteka. Agomba kubirandura. Kandi noneho dore ikintu kizana umwako ko ririgonde ariko utabyitirira Kristo utabizana mu Mana kuko mu bintu Imana yanga umuntu umushyira mu bintu itazi idafitemo icyubahiro kubw'icyubahiro cyayo kubw'izina ryayo nta cyatuma izina ryayo kubwayo nta cyatuma izina ryayo rituko kubwayo ngo izabyikorera. Tekinike zose uzagenda utekinika ariko wirinde gushyiramo ijuru. Tekinike ugenda ubeshya uwo mwana wa rubanda umushaka ariko uzirinde kumubeshya ko ari Imana yabikubwiye. Kandi yo njya mbona bamwe mu bahanuzi barabaye abakomisiyoneri. Gute se ntawe twigeze kwere atigenda umubwire ngo iravuze ngo nuriye nange ariko bigeze gushaka kumasenkani ngo nge kubikora. Hari na kera se nenzi ko ibyo bintu bibaho. Hari umuhungu ntago muvuga amazina yari rakunze umwana w'umukobwa witwa Letitia twabanaga mu ntuza muri groupe kubera ko yabonaga mfitemo imbaraga mfitemo ijambo uwo mwana nyumva umuhungu aramukunda buri uko abigenza aravuga ati naramuteresa aranga ariko inote ya senkani genda umuhanurira umubwire yuko Imana ishaka yuko ari tugomba kubana. Ingo nyinshi zubatse ndanabyemera kuko icyo gihe nari nkakaye numvaga izo senkani hari icyo zamfasha ndabana uko biri kose nzabikoresha. Bigejeje ninjoro umutima umbuza amahoro ijwi riransanga rirambwira ngo nkubikiye biruta senkani va ku badayimoni. Abantu benshi bari abadayimoni rero. Mu gitondo ndabyuka mbwira Letitia ntihari umuhungu wamaye senkani ngo muhanurire yuko mugomba kubana. Ati ninde ndamubwira niba umukunda agenda mu bana ariko nta Mana yigeze bimbwira ataragatsindwa n'Imana ngo inzoga n'umupagani kandi ngewe ndashaka umuntu utanywa inzoga. Bizi ko abantu bagira amahitamo atandukanye. Amahitamo y'umuntu ni ntavogera. Hakaba n'abakunda binywera icupa ngo umugabo iyo wanyweye icupa ngo nibwo ngo arekure udufaranga n'utundi. Ayo ni amahitamo yabo. Ayo ni amahitamo. Ibyo ni ibindi bintu twabijyamo tukabindi. Ni ibindi twabijyamo tukabindi. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki? Ni tekinike ziri hanze ahangaha. Hari abantu bafite amasezerano bahawe n'abantu ku giti cyabo. Hari abafite amakuru bibwira ko ari Imana bahawe n'abantu ku giti cyabo. Ubuse ntabwo uza abantu bazi wawe bakavuga ngo baje gutaburura ibintu yohereje umuntu akaza akabihashyira. Akaza nimugoroba agashyira akagatambara hariya mu rurabyo iwawe. Ejo bakazaza gusenga ati mu rurabyo mbonyemo igitambaro cy'umutuku cyangwa cy'umweru nicyo bakorogeyemo. Uzi inzu barimbaguye z'amakaro muri uyu mujyi wa Kigali abantu bafite amazu meza abantu bakaza bakayarimbagura ngo harimo abadayimoni. Badayimoni bahese kwa ubwo abo ngabo ari bo badayimoni bamwe na bamwe. Hako dayimoni igere iwawe munsi y'amakaro gute wari yubakiye inzu utaranaguze ngo uvuge uti byibuze nayiguze na runaka wenda ashobora kuba yarabyubakiye. Ari we washirije ikibanza ukamena beto ukimenera daru ugakora buri kimwe cyose. Ejo muri gonda kaza akagutekinika akayasa akayikubita ipiki. Uwo Yesu mugira utinjira mu makaro ngo atwika abazimu babatezemo uwo Yesu afite izihe mbaraga. Uwo Yesu mugira udashobora kwinjira muri parafo ngo manuremo ibitega bitwika atwika amapusi. Uwo Yesu ni Yesu nyabaki agatuma wimuka mu nzu. Uwo Yesu udategeka umurozi ukuzengereje umeze nabi. Hari umugabo w'umushumba umwe ntago ndimo muvuga amazina ndamukunda cyane.
yaturanye n'umurozi, amaze guturana n'umurozi babizi bose ko aroga. Umukecuru yararogaga cyane, n'umushumba nawe yaje kubimenya. Umushumba yahatuye abizi, abantu baramubwira bati aha hantu utuye bararoga, ntabwo uzabakira, bazakurimbura. Arabaza ati ninde uroga? Baramubwira uwo mukecuru ko aroga. Umushumba ajya kumureba, aramubwira ati mukecuru bambwiye ko uroga. Undi ati nibyo. Arabyemera. Oh yes. Aramubwira ati rero umva nkubwire, ngiye gukoresha imbaraga zanjye, nawe ukoresha izawe, kuko bambwiye ko muri misiyo ufite harimo niyo kunyimura aha ngaha. Nutimuka urapfa cyangwa agiye wepfa, kuko jye sinzimuka. Agakecuru karamuseka. Hari abantu baba babyemera baroga. Nigeze kugura ahantu bwa mbere, ubutaka ahantu bwa mbere maze kubugura hano muri Kigali, ngiye gusenga Imana irambwira ngo hari ahantu bararoga. Ngezeyo mbwira umukecuru wari uhatuye, ndamubwira wari ufitanye isano n'abo twari twaraguze, ndamubwira nti Imana yambwiye ko abantu ba hano baroga. Umukecuru ati ni ukuri ko Imana bose bararoga uretse jyewe. Ukikuyemo. Ibaze nawe nyine bikire munyurabwenge. Ati ni ukuri ko Imana bose bararoga. Aturetse jyewe mwana wanjye. Ni njyewe muzima. Hanyuma umushumba rero abwira uwo mukecuru, aramubwira ati nuko bimeze, urapfa cyangwa wimuke cyangwa mpfe, kuko jyewe sindi bwimuke. Ariko ibintu byo gukizwa ufite abarozi bangaye bakijijwe? Nta numwe. Nuko rero ntukanzanira ingero z'ibintu bitari. Nakubazaga. Sawa rero, ntabo nzi. No mu rusengero tugira nta buhamya bw'abarozi tugira, ntabo nzi, ntabo ndabona. Ako sibyo navuze ati kera naragurogaga. Hanyuma rero birangije umukecuru, nta murozi ukizwa. Naba ngiye gushyiraho limite y'Imana, niba kizwa ntabyo nzi ko ntawe ndabona. Nge ntawe nzi. Niba umufite wakijijwe ntawe nzi, biracyashoboka ko yakizwa, kuzamuzane aduwe ubuhamya, ariko nge ntawe nzi. Nanjye ntawe nzi. Ntawe nzi. Nta n'uwo ndabona watanze ubuhamya. Arahari. Avuga ko yarogaga? Ubu akaba atakiroga cyane. Bamwita Penina. Uzankorera iperereza umenye niba yararogaga koko cyangwa byari amarigondi. Penina abantu baramuzi ku masosho media. Penina, umuhanuzi Penina. Nyine bamuza hanura, ariko se bamuza aroga? Hari abantu yaroze bafite barahari. Yaroze? Epe. Aya wimbeshye ariko. Ndamushaka mu kiganiro. Uze kujya mu biganiro byo murebe. Ndamushaka. Arabyibwivugira. Ndamushaka. Pana kubyivugira. Ubwo umbwira ko wari umurozi mpa nabo waroze. Babizi ibyo. Okay, ubwo ushobora kumuza, ariko giye ku ruhande rwanjye ntawe nzi. Abonze bavuga ko ari abarozi bakaba barakijijwe. Binjiye mu itorero n'ubundi bakajya batorogeramo. Ni ukuvuga ngo ntabwo baretse kuroga, ahubwo bahinduye aho barogeraga. Bahinduye location. Bahinduye location. Bahinduye te. Warogeraga mu kabari ari kurogera mu bapene cyangwa mu bazayone n'ahandi hantu runaka. Yego. Ariko kuki mushaka kwezi? Mu dutambaro ni benshi. Kuki mushaka gufata ibintu byose by'ubupagani n'ibiki mukabishyira inyuma y'urusengero? Kandi ubupagani burenze buri mu rusengero. Yego rata. Justin ntabwo yirirwa yirugisha abapagani bo mu rusengero. Niba nta barozi bari mu rusengero, abantu bapfa bakenyutse mu rusengero barozwe, barogwa n'abapagani. Niba nta bapagani bari mu rusengero, abantu bakuramo amada kandi biturutse ku marozi bakabura urubyaro, abandi bagatinya kubwira abantu ngo babaherekeze bajye kubyara, nka cya kiganiro twakoze ubushize ngo babaherekeze, abo bantu barogwa n'abandi. Ni ikibazo. Niba mu buzima busanzwe nta uhurira n'abandi bantu bari muri iyo system, abo mwita abapagani, abo twita abapagani, ntaho muhurira. Uri mu masengesho, uri muri repetition, abarozi bava. Ariko umuhanuzi akaza akawubwira ngo igikombe cy'uburozi arakimene, Imana irakimene. Ibyo bikombe biva he? N'abazima babi. Abazima babi rata. Ubuse niki kiri gutuma uri kwinjira mu rusengero umunsi wa none adashobora gukizwa neza ngo amaramaze? Nuko abasanga amare b'abapagani, asanga abapagani kurenza abasize hanze. Ugatereka nisubiraho narinde ndabona hano bikaze. Na marigonde. Marigonde mabi. Tekinike.
ariko ngenje kubabwira yuko ibintu byose abantu bafite by'ibitekinikano bizatumuka. Mutunga amamodoka, mutunga amazu, mutunga abagore, mugire mute mutekinika abana, mugire gute n'utundi tuntu runaka, igihe kizagera Imana ibibomore. Ariko kugira ngo mubitindane ni mucomoke burundu mwerure mwe kubyitirira Imana. Cyokoze uvuga uko biri kose bitekinikira hangaha, genda tekinike kenkayori, tekinike imbaho mu Gakinjiro, tekinike amatafari, tekinike inzu, drone ya leta ni gufata bayisenye, urumva, tekinike jaride, tekinike ibyo kunywa n'ibari bidafite ubuziranenge nabwo abaziranenge bagufate birangire, ariko gutekinikira mu Mana byararangiye ntabwo bigikunda. Imana yarabiranduye, yaranabiranduye. Nizi prank abantu bari gukina zirarangirana n'uyu mwaka wa 2025. Prank zimeze gute? Zo kubeshya. Kuri je nabonye umuhanuzi, reka nze nkwereke umuhanuzi mukuru. None se ntago uza abantu? Reka nkwereke wowe. Ntago bazi, reka. Ukivuga prank no umuhanuzi kanze mukwereka. Ntacyo ashobora gukora umuhanuzi, ariko ndaza kumenya wahanurira nawe ubwo ngubwo wari we. Ninde wamutumye? Ngo no umuhanuzi mama we. Bakunzi bacu ku Mugwi TV turabasuguje amubwira y'isi. Umuhanuzi muri kumwe na wa mukomediye wayo Nabi Prophet, umuhanuzi, umukozi w'Imana, umunyamasengesho, umwinginzi, umukozi w'Imana. Akunzi bacu ku Mugwi TV ngo ni umuhanuzi mukuru, Nabi mukuru. Basuzotya. Uri kureba uko nameze? Hodi. Abakoze subscribe hodi. Karibu. Use kugiye kunkoresha amakosa nkavuga ku bantu mvuga ku bantu. Ntuvuge ku bantu nakwerekaga bitewe n'ibyo wari uvuze. Ugira umuntu uvuga. Ubwo warukoze hasi unyibutse ibyo mfitemo hano, ngiye mba mfite ibintu byinshi. None se iki? Reka ndengere gake. Ibyo yararimo mbere nibyo byarimo Imana cyangwa ibyarimo ubu nibyo birimo Imana? Mbaze nkubaze. Ikindi cya kabiri, pasitoro wimitswe agahamagarwa n'Imana, profete wishingikirije ku ijambo ry'Imana, yigezamo umukomediye ryari? Kandi Ngena kuhaye umwaka wa 2025 tekinike zose zirarangira mu kwezi kwa 12 uzamamagare ngaruka hano kuri kamera umbwire tekinike ziri gukorwa bikemera, kuko abo bari gutekinika bamaze nabo kubimenya. Ikibazo rero ni kimwe, ni bya bindi bavuga ngo abumwe agatukisha bose. Uwo niba nkari nko yatekinitse wakamuhanura wenda akagira ikintu nka kimwe agwaho kikaba cyo agapimiranya. Hari ubuhanuzi bwo gupimiranya. Yego, kubara ikirere bigahura. Nturi umusore, ubu umuntu wese waza akakubwira yuko Imana igukore izagukorera ubukwe, ntabwo namwemeza nk'umuhanuzi, kuko umuntu wese w'ingaragu agira isezerano ry'ubukwe. Cyane rwose turi kumwe. Arigendana abarifite uko bizagenda kose azakora ubukwe uko yabukorera mu gisharagati, yabukorera mu rubingo, yakishingira akazabukora nyuma n'abafite 40 n'ingabe barazezerana azabukora. Iryo ntabwo ari isezerano. Ahubwo buri muntu waza akakubwira ati jewe mcinge ku mpamvu izi nizi mbonye utazigera ukora ubukwe, bibwiwe nijoro. Uwo niwe natangira kugiraho amakenga, avuga n'uyu muntu ntabwo ibintu bye ndi bubisenye, sindi bunabihakane, kuko avuze ikinyuranyo kibishoboka. Yego, ko tuzi yuko umusore cyangwa umukobwa wari wese aba agomba gukora ubukwe. Kubona rero umuntu uvuga ko utazakora ubukwe, niwe muntu ubuvuze ibintu bigize gute, niwe muntu ubuvuze ibintu bikaze. Kuza rero ukambwira ngo runaka ngo azakora ubukwe, nibyo Imana ishobora kubivuze, ariko ntabwo ari ubuhanuzi twagenderaho. Ni ryari umupasitoro yabaye umukomedi, ni ryari umuprofete yabaye umukomedi, ni ryari umukozi w'Imana yagiye muri social media akajya gukina comedy. Ese abo wahanuriye bo ibyo ukina nka comedy ntibagira ngo ni comedy n'ubundi bibaza ko ari bya bindi n'ubundi wahozeho. Nigeze kuvuga ijambo rimwe murantuka mu ntera amabuye, muranyandikira muvuga ibintu byinshi riri muri Yesaya. Reka nongere ndibasomere nanasoze
niko Jerry karame abo bahanuzi pe saba ngaba nakubwiye muri Yesaya ibice 9 umurongo wa 13 n'uwa 14 haravuga ngo nicyo kizatuma Uwiteka acira Isiraheli umutwe n'ikibuno inyindo n'imiberanya icyarimwe. Umugabo mukuru w'icyubahiro niwe mutwe n'umuhanuzi wigisha ibinyoma niwe kibuno. Iri jambo nararivuze ubushize abantu barasakuza ngo twabise ibibuno ngo twabise n'ibiki byose. Ni ijambo ry'Imana twasomye ariko ibi bintu nabisanze muri Bibiliya. Ntabwo ari giye wabyanditse. No mu muryango w'iwacu nta muntu ufitanye isano n'igisekuru kigeze cyandika Bibiliya. Atagira ngo wenda ninzimbura amateka cyangwa no gushaka ugarura akaboze wenda ko muri famiye. Ibi ni ibintu Bibiliya yanditse. Hanyuma se akore kanceceke ko bijyamo cyane kuko twavuze ibintu biriho kuko urabinyibukije. Nibuka ko hari ibyo nanjye ndi kugenda mbona kandi n'abantu bose mu ruhande rwabo bitewe naho hari ibyo yagiye abona. Buri wese udukurikiye mu ruhande rwe icyo abantu bakwiriye gukora ibagare mu ijambo rivuga ngo nkunda abankunda abanshaka bazamba nkunda abankunda abanshaka nibanshaka umwete nabo bazagira gute bazambona. Abantu bari babahagarara kuba nihishurirwa Imana iri guha isi yose ryo kugira ngo abantu bave inyuma y'abandi bajye inyuma y'Imana. Ibi byose Imana iri gukora nihishurirwa ryo kutwereka yuko twibeshye twakurikiye abanyamadini bakura amayabo barya amayabo utwacu twakadutunze kaba aribo badutwara. Twakurikiye abanyabinyoma batari abanyakuri tubura Imana tubura umugisha none n'abantu turababuza. Reka dusoze ararekwa ntabwo ashira kadusoreza gusa icyo njyanye ngewe nuko ikintu cyose Uwiteka atateye azagikura. Igiti cyose kitatewe n'Uwiteka kizarandurwa. Icya kabiri abantu nibava inyuma y'abandi bajya inyuma y'Imana niba bashaka iby'Imana itanga. Icya gatatu abantu nibige kubaka ubusabane bwabo n'Imana. Uzi ko abantu bafitanye ubusabane n'abahanuzi n'abapastor kurenza ubwo bafitanye n'Imana. Nzu umupastor wabuzaga abantu kwiyiriza ubusa akababwira ngo azabiyiririza ubusa mu cyimbo cyabo. Umuntu yaguha ubugari yaguha ibiki byose ariko ntabwo umuntu yagukirizwa imbere y'Imana ngo bikunde. Icyo kintu ni ukuri. Nagusengera naguhanurira mbaye ndi umutambye nagutambira bibaye mu mihango yacu ibaye byemerwa ariko ntabwo nagukirizwa. Ni umuntu ku giti cye. Kimwe rero mu bintu bigiye gutuma abantu bayagara bagasara ukabona abantu bacanganyukiwe wari muzima ntumenye ukananirwa kumutandukanya n'umuzimu nuko abantu babeshwe bagakurikira abantu bakananirwa gukurikira Imana. Hanyuma igihe kirageza ibyo abantu biragaragaye abantu babuze icyo bashakaga babuze Imana babuze n'abantu noneho basigaye mu mayira abiri. Ariko icyo ngira ngo nsore zongera umbwira abantu imiryango ijya mu ijuru iracyakinguye imiryango y'ibisubizo iracyakinguye Imana iracyateza amaboko itegereje abantu baca bugufi bakayisenga bakayihamagara ikururuka ikabuzuza umwuka wera ikabaha imbaraga ikabaha amafaranga ikabaha abagore ikabaha akazi ikabaha iterambere ikabaha amazu ikabaha buri kimwe cyose giturutse mu kuboko kwayo. Ibyo abantu bataduhesheje Imana ifite gahunda yo kubiduha. Ibyo abantu batwimye purito Imana ifite gahunda. Ibyo abantu batubeshye bakaba barahindutse abakomedi Imana ifite gahunda yo kubiduha. Reka mpumurize rero abagiye bakomeretswa n'ibi bintu biri guhitaho bitandukanye by'abantu bitandukanye by'uruvangavange. Nibashima Imana ahubwo iyo mba njya amaturo genera kubaka ituro. Abana ni muzana ituro ryo gushima Imana ryuko mwagize gute mwahishura Imana yaberetse icyo mwari mwarahishwe. Nibashima Imana bave ku giti bakurikire Kristo. Kimwe mu bintu bibazo byacu kimwe mu bintu byatumye ibibazo bitarangira by'abantu kandi bari kumwe n'abantu nuko bategereye Imana bakegera abantu. Umuntu wese wegereye Imana ubuzima bwe burahinduka. Iyo uko byagenda kose nta muntu uhura n'Imana
ngo atahe uko yaje ariko nuhura na Inosa azaguye nta na kimwe afite iki se mfite iki naha abana ariko nuhura n'Imana Imana ifite ikizakumarira Yesu aduhana umugisha reka dusoze rero nkuko ubinsabye dukomeze kubana no mu bindi biganiro reka dusoze dusenga cyane cyane dusengera abantu bahungabanyijwe n'ibi bihe bibi biriho zo mu nzu y'Imana cyangwa mu byitirirwa inzu y'Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru turagushimiye ko dushoboje kuvuga muri iki kiganiro biracyashoboka umuntu wese afite ibyagiye bimutenebura n'ibyamukomerekeje reka ugirire neza umuntu wese udukurikiye n'uzakurikira iki kiganiro umuhe umugisha kandi umwomore ibikomere umwereke umucyo wo kumumurikira humuka gukurikire wowe ukuri mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen. Amen.